watangira twibwira. Nitwa Mugabo Rutaremara Sam. Na Rutaremara ririhoze? Wiga mu wa kangahe? Mu wa 3. Itangazamakuru. Nk'umuntu y'igitangazamakuru birumvikana ukenera kuba wakoresha softwares nka Adobe Audition. Ese buriya birakorohera kandi utabona? Ibintu byose no kwiyadapta. Iyo wabyize nyine uba washije kubona umuntu uri kwigisha ubizi uzi gukoresha shortcuts nawe urazikoresha nta kibazo. Shortcut ukaba wabasha kweditinga audio ikameze neza rwose. Editing audio nka exporting yose neza neza mari. Hanyuma buriya abantu babona bakunze kugira ikibazo cyase ku bibazo byinshi batese buriya nka Samu ko y'igitangazamakuru yabigenza ute, mbese nirihe banga ririmo aho ngaho kuba wabasha kubikorera? ntabwo ari ikibazo cy'igitangazamakuru utabona cyangwa icyangombwa no kwedauta ufite no mu mutwe utekereza. Buriya abantu bose bafite ubwenge ariko ikibazo no kunabukoresha. Rero niyo uzi kuri umuntu utabona ujya mu itangazamakuru nyine ukoresha nawe imbaraga nyinshi, birumvikana ko utakoresha imbaraga nk'iz'umuntu ubona, ariko nawe kugira ngo ugende kuri level nk'iy'abandi ugerageza kwidokimenta mu buryo bwose bushoboka. Kuva watangira mu ishuri muri kaminuza ntabwo nigeze ubona ukoresha za mashini zanyu za Perkins zandika inyandiko ya Braille. Ese wowe wandika ukoresheje iki ubigenza? Braille mpera kuyikoresha niga muri segonderi. Nsigaye nkoresha computer harimo software ivuga, ariko nyine birumvikanisha ntabwo uyiguze ntabwo birimo urainstall software ivuga yitwa JAWS magambo arambuye ni Job Access with Speech, nyine gukora akazi ukoresheje ijwi. Kwa kundi uri muri screen, ibyo muri screen iyo JAWS cyangwa se computer software install mu yitwa JAWS irabimbwira. Urumva icyo wakora cyose uri kukireba ntangire kukingamye kandi kumva ko nawe mbafite amatwi yumva of course. Nabonye mu gutypinga kwawe unyarutsa niriye banga uba warafashe keyboard mu mutwe? Keyboard erega buriya rero kuri keyboard hari ukuntu bimeze. Icyo cya mbere no kumenya ko expose intoki kuri keyboard, ukamenya kuzishyiraho, ukamenya wenda urutoki agahera karandika inyuguti niyi igiye wenda tuvuge mu sumba zose yandika uruntu rwo bita kwita rwo rwandike inyuguti ni iyo maze kwifata mu mutwe bigira bigakuza ntabwo biri kurindira gutekereza. Birumvikana ko nyine keyboard warayifasha. Urakaze cyane. Buriya tuvugishije kuri mu bintu twiga na campus twigamo, ese haba ari imbogamizi waba ujya uhura nazo? Imbogamizi zo nizabura kuko nta muntu abana imbogamizi. Ariko nko ku bantu batabonaho n'umwihariko kuko hari ibintu tutabasha kwaksesinga n'ubwo bwose mu bwako n'igitangazamakuru, ariko hari ibintu bitanyorera kubyiga. Urugero nka TV gukoresha kamera, n'ubu ntabwo waba uri umuntu utabona ngo ujye gufata video, ntabwo ubuse wafata video gute utabona wayifoto umuntu utabonye. Nibyo bigora umuntu nyine, ariko nyine ntabwo baba bikaze cyane. Ufite bagenzi bawe baragerageza bakakubwira uko bimeze, nawe nyine ukagenderaho ukazagerageza guperforminga mu bindi kugira ngo uzamure rate yawe. Nabonye ufite telefone ya smartphone. Ese wabikoresha gute? Waba ujya kuri WhatsApp na YouTube na internet bigakunda? Wumvise kwivuga ni kimwe na machine nyine ya software nakubwiye, ariko nyine ntabwo yitwa JAWS. JAWS ni software muri machine. Muri telefone yo ni software yitwa Shine Plus. Shine Plus nayo iravuga neza, iravuga nka JAWS. Umva ko ikintu cyose nkoze irakivuga. Rero niyo wakoma machine wakoma bimeze kimwe kuko na machine umva. Machine yumva bavuga ijwi rimwe ariko ntabwo ari imwe yitwa JAWS indi yitwa Shine Plus. Rero Shine Plus yo ukuntu tuyikoresha nayo nyine iravuga ku buryo wakundira muri screen ngenda ndi kubikora nkabyumva, ariko abantu bakoze Shine Plus ni abantu b'abahanga cyane kuko bazi ko ari umuntu utabona uzayikoresha. Nyine iyo utabona ntago ureba nk'ikintu nkaho ushobora kureba nk'akantu kuvuga ngo setting ugahita ukozaho urutoki kagahita kajya mu ngofone ugahita ukozaho urutoki. Barabata umuntu utabona azajya igikoraho banza yumve nimba ari icyo agiye gukora, nangiza double clicking. Wowe niyo ikoze kuri setting yanzika kubwira nimba ari setting ugabona ku double clicking. Waba ushaka nka phone ukajya kuri folder ukamenya ko atari folder ugashaka ukasakisha phone. Numva nyine ni Shine Plus ariko ura double clicking ntabwo ukora rimwe nkuko
Okay. byanabigenda. Hanyuma Sam, hari ikintu njya mbona abantu mutabona mugenda mu muhanda nta muhelpa muri kumwe nawe, ukabona wivanye hano ukigeza mu mujyi. Ni irihe banga ukoresha iki ku buryo umenya uti ngiye ahangaha ukahamenya utayobye na gatoya? Kiriya nicyo bita mu ndimi z'amahanga mobilité et orientation. Mobilité et orientation ni uburyo bwo kwiyadapta cyangwa se kwiyobora ukoresheje senses zawe ufite. Hari inkoni bita white cane cyangwa se inkoni y'umweru, niyo idufasha. Iriya nkoni y'umweru hari benshi bazi ko yabireba, ntireba kuko inkoni ntizireba. Abantu babitekereza nyine ni ba bantu usanga badafite amashuri menshi ahambaye, sibyo ko n'abayafite nyine nabo mva bagitekereza gutyo, ariko biba bidakwiye. Ariko nyine iriya nkoni y'umweru uyikoresha iyo uyifite ukayikoza ku kintu cya obstacle cyangwa se ikintu kiri danje, uracyumva nyine ukagikatira. Hanyuma ahantu ujyaho uba warahafashe mu mutwe, bati wenda kuva hano kugenda kugira aho bita mu mujyi, nzaca muri izi nzira izi nzakatira aha n'aha. None iyo mfite inkoni yanjye bimfashamo kuko hari ibyo bita landmarks. Landmarks ni ibintu by'ibimenyetso bigiye biri mu nzira. Urugero, kuva ahantu dutuye bahita muri Viette, kuva muri Viette kugera aho bita muri restaurant ya Happy Day, hari landmarks. Ndava ahangaha ngende ndenga umuryango wa mbere ndenga w'ikirongozi, iyo landmarks ya mbere. Niba mfite inkoni nzagenda nkoze ku cyuma, iyo ni landmark izahita inyumvisha ko ngomba gukata. Ninkata ngenda ubwo hari nk'ibyuma nka 3 bizageraho nzajya kwira za escalier, nzagenda mbikozaho, nimbigeraho menye ko izo ni landmarks zindi. Tanyera ngeze kuri rigori ninkoza inkoni menye ko ari indi landmarks, nyambuke nindenga escalier, izo ni landmarks. Nimenyetso byose ndi kukubwira. Maze nzamuka njya kujya kuri restaurant, hari ahantu nyine hameze nk'ahantu hahinze, ubu kugenda ukoze inkoni none wagera ahantu hasimanse na sima cyangwa se nyine urugo biriya bintu bimeze nka byasana bimeze pave, nawe ukawuza inkoni ukahita ubyumva nyine ugahita wakatira. Landmarks landmarks ni ibintu byinshi, n'urusaku rw'abantu bashaka kuba landmarks batenda n'injyana abantu bakunda gusakuza, nzamenya ko aha n'aha, n'injyana bakunda gucana amamashini nzamenya ko aha n'aha. Byose ni ibimenyetso bikumenyesha aho hantu nyine waraborotse ukagenda wakatira ukoresheje iyo nkoni. Okay, iyo mayeri mukoresha. Hanyuma Sam, nyuma yuko wiga, nyuma yuko uri umunyeshuri, nta kindi kintu waba wizeho ushoboye? Yes. Sifani kihera. Kuri umukinnyi wa goalball ukaze cyane? Goalball turayigerageza nubwo turi kugenda dusaza, ariko nyine goalball ni umukino w'abatabona. Nk'uko sobanuriyeho gato, ni umukino ntabwo hari umwumvise umukino w'abatabona kabatisa abatabona bakina gute, abatabona turakina of course. Ni umupira uba urimo inzo, ibintu byose by'abatabona. Ubundi aho uzumva bose ikintu cy'umuntu utabona, aho ngo arakora ntikizagutangaza kuko kiba kivuga. Ubundi ibintu byose by'abatabona bigomba kuba bivuga. Umupira wo ntuva nk'uko ino telefone ivuga, birumvikana. Ariko haba harimo inzogera ku buryo iyo nguteye mugenzi wanjye wumva uri kuza uvuga akawutangira. Rero iyo uteye ukamucaho iba ari igori, kuko ntabwo nyine aba yamvise ariko ataye ubushobozi bwo kuwutangira. Nyuma ya goalball hari ikindi kintu ukunda kuri nose? Kera ubundi nkira muri secondaire abantu basaga nk'abanga ko mfite impano y'ubushyushya rugamba, ariko ngereye muri kaminuza mbona kubera kutakunda kubona opportunity yo kubikora n'ibiki, ko muri secondaire ama event yose yabaga yateguwe n'abayemo umushyushya rugamba, abantu bakanga ngo ntabishobora. Ariko nayo byantina ko byo kuza kwigitangazamakuru, ariko ubu nyine bimwe bakunda kwita OMC. OMC ngane ko bakunda kubita. Ngaho noneho usa n'utiyoborera nk'ikirori, tuvuge ni pate y'abanyeshuri tugiye gutangira, asa n'uyobora twumve, asa n'ushyushya urugamba ngo twumve. Yes, ladies and gentlemen, tugiye gutangira ikirori cyacu cy'uyu munsi. Tubabwira ko tuza gutangira guhaya amasaha kugira amasaha ya saa 6 turi kumwe n'abahanzi bakaze cyane. Ayurere, wow, kabisa. Ndumva babishobora cyane kabisa nk'umunyamakuru, ubibashije cyane. Ariko nk'umuntu w'igitangazamakuru, haba ari gisata wiyumvamo cyane uzakora mu kintu? Mu itangazamakuru wanjye ibintu ndemba numva ibintu byinshi nabikora, ariko cyane ibintu bijyanye na animation nyine nkubwiye bya bintu byo kwemusinga bijyana na animation nazikora. Ntose
siporo nayo nayigerageza usibye ko nyine siporo